Muraho neza inshuti zacu mukunda kumenya kumva no kwagura ubumenyi kuri Uburezi Official TV, urubuga rutugeza ku bitekerezo bishya, ubushakashatsi bufite ireme ndetse n'inkuru zifasha buri wese gutera imbere mu bitekerezo no mu buzima. Uyu munsi turabaganisha mu rugendo rw'amatsiko, kwiga no gutekereza. Turaza kwinjira mu kintu tubona buri munsi ariko tukagisobanukirwa gake. Bijyanye n'ingingo y'iyi documentaire, aho turebera hamwe impamvu y'akanya k'ituze cyangwa ko guceceka igihe abantu bariho baganira. Muzakunda kubibona mu nama, mu isoko, muri gare, mu ishuri, mu kazi, mbese ahantu hatandukanye aho muba muriho muganira, ukagira utya ukabona abantu bose baracecetse amasegonda runaka, ubundi bagakomeza kuvuga cyangwa se kuganira, kandi ikiganiro cyabo bakagikomereza aho bari bagereje. Benshi rero bibaza impamvu yabyo, abandi bakibaza ikiba cyabaye. Hari n'abavuga ko urupfu rutambutse, bakavuga ko ari akanya k'Imana n'ibindi bagenda bavuga kuri ako gahe gato ko guceceka. Nta handi rero mushobora kubona ibibamara amatsiko ku bibazo bimwe na bimwe mwibaza uretse kuri iyi site. Ni Fidèle Dogezi muri kumwe, iyi ni channel Uburezi Official TV. Turashaka gusoza umwaka tubagezaho ibintu by'ubwenge gusa. Waba warigeze kuba mu isoko ririmo urusaku, mu nama, mu rusengero, mu modoka irimo abantu benshi, cyangwa mu ruganiriro n'inshuti, hakagira akanya ko guceceka, ukumva abantu baracweje, bikakuyobera. Uru ni urugero rumwe rwa silence improvisé, aho abantu baba bari kuganira cyangwa se bari mu kivunge cy'abantu mu matsinda atandukanye, ukagira utya ukumva silence absolue iraje, nta muntu n'umwe uri kuvuga, bikaba mu gihe gito cyane gishoboka. Ngira ngo ahari nawe waba warabibonye cyangwa se warabyumvise. Ako kanya niko abantu bamwe bavuga ko ari amayobera. Niba utajya unabyitaho, uzabigerageze urebe. Ese kuki aka kanya kabaho? Gaterwa n'iki? Ni iki kamaze mu mibanire yacu, mu bwonko bwacu, mu muco wacu ndetse no mu mitekerereze ya muntu ubwe? Ese wari uzi ko aka kanya gafite umumaro? Kumva impamvu z'aka kanya kihariye cyane ariko gafite umumaro ukomeye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mu ndimi z'amahanga hari ijambo bita silence sociale, umwanya abantu bagira mu biganiro, mu matsinda cyangwa mu nama, ubwo ntawe uvuga ariko bose bakomeza kuba ku murongo umwe. Aka kanya gashobora kumara amasegonda make rwose, ariko kakaba ingenzi kuko gafite uburemere bwinshi mu mibanire. Ni umwanya ugaragara mu bantu bose ku isi, mu bihugu bitandukanye bigize isi yacu. Uzabisanga mu masoko, mu nsengero, muri gare, mu nama zitandukanye, ahantu hose hashobora guhurira abantu benshi. Ariko se kuki bibaho? Kuki twese tugira dutya tugahita duturiza rimwe kwa rimwe, ugasanga twese turacecetse? Kugira ngo dusobanukirwe neza, reka tunyure mu bice bitandukanye, dusesengura ingingo ku yindi. Uburyo bwo gutekereza cyangwa se bw'imitekerereze, psychologie. Hari kandi uburyo bw'imibanire, sociologie. Hari ibijyanye n'umuco ndetse n'uruhare rw'ubwonko mu gutuma habaho uyu mutuzo mu buryo bw'akanya gato. Reka duhere ku ruhare rw'ubwonko, processing pause cyangwa se temps de traitement. Mu busanzwe ubwonko bw'umuntu ntibukora mu magambo gusa,
bukora no mu nteruro zidafite amagambo, mu gutuza no mu guha umwanya ibitekerezo. Abahanga muri psychologie bita aka kanya processing pause, cyangwa mu gifaransa bakavuga ko ari temps de traitement mental. Ibi ni ukuvuga ko ubwonko bufata akanya ko gusobanukirwa, gukora analize no gutegura igisubizo. Ni nko gufata umwanya wo guhuza ibintu byose byavuzwe kugira ngo byumvikane neza. Iyo uri mu kiganiro ukumva abantu bahagaritse kuvuga, akenshi si umutuzo gusa w'ibitekerezo, ni ubwonko buba buri gutegura icyiciro gikurikiyeho. Ubusanzwe bifata amasegonda, hagati y'isegonda rimwe kugera ku masegonda 4. Ariko ako kanya gato gatuma ikiganiro kigira ireme, ntikibe igiciriritse, bigatuma mukomeza kuganira nta kibazo, kubera ko uyu mwanya muto uba wabayeho ku mpande zose. Dore impamvu nyamukuru ubwonko bwacu buba buhuze. Ubwonko bwacu ntibushobora kwakira amakuru yose icyarimwe, bukeneye gukoresha igihe gito cyo guhuza ibyo bumaze kumva n'ibyo bugiye kuvuga. Aka kanya gatuma ibyo tuvuga tubivuga mu rwego rusobanutse, mu buryo bwumvikana neza, ntituve mu murongo w'ibitekerezo twarimo. Niyo mpamvu abantu bakomeza kuganira ku ngingo runaka bakayirangiza, ntihagire usubiza ibindi biri kure y'ibyaganirwagaho. Turebe nanone uburyo abantu bahuza igihe cyo guceceka, social synchronization cyangwa se synchronisation sociale. Hari indi mpamvu ikomeye cyane igaragaza ko aka kanya ko guceceka ari ingenzi mu guhuza abantu mu buryo bw'imibanire. Abantu niyo batabizi bakunda kujyana ku muvuduko umwe, synchronisation sociale. Ni kimwe n'uko abaririmbyi bahuza amajwi cyangwa ababyinnyi bagahuza intambwe. Mu biganiro cyangwa mu matsinda, abantu bagira uburyo bwo guhuza amagambo n'imyitwarire. Iyo ibi bitabayeho, haboneka akanya gato ko gutuza kugira ngo abantu bongere guhuzwa cyangwa se baganire mu mujyo umwe, longueur d'onde. Iki ni cyo gituma rimwe na rimwe tugira akanya k'ituze mu cyumba cy'inama, mu isoko, ukumva riracecetse, ibintu birahindutse gake, cyangwa se mu bantu benshi batangiye gutuza ku mpamvu imwe. Ibi bishobora guterwa no kwita ku muntu uvuga, gushakisha impinduka mu mwuka ku biriho kuvugwa, guhuza umutima n'ikiganiro, social attunement. Ibi bikorwa n'ubwonko, aho bukwambura imbaraga zo kuvuga kugira ngo bubanze bwikorere ibyabwo bikubiye mu byo twavuze haruguru. Aka kanya k'ituze kaboneka cyane mu bantu bari mu rugendo rumwe cyangwa se bariho bagendana, abantu bari gusangira ibitekerezo kimwe n'abari mu cyumba cy'uruganiriro, cyangwa se abari muri gahunda zisa naho ari zimwe. Rimwe na rimwe aka kanya gashobora gufatwa nk'umuco no kubaha, aho tubyita silence comme respect. Mu muco nyarwanda, umutuzo si ikintu gipfa kuza gusa ahatari ibiganiro cyangwa urusaku. Ni ikimenyetso cy'icyubahiro, cy'umurongo ndetse no gutega amatwi. Ibi uzabigerageze urebe uko bimeze. Iyo mu nama umuntu avuze ijambo rifite ireme, abantu bagaceceka bakitegereza, ni ikimenyetso ko amagambo ye afite agaciro. Ni nko guha icyubahiro ibyavuzwe.
Ibi biboneka no mu nsengero aho akanya k'ituze gakoreshwa mu gusenga, kwitekerezaho, guca bugufi imbere y'Imana cyangwa gusubiramo mu mutima amagambo yumviswe. Mu Rwanda umutuzo ushobora kuba ikirango cy'uko abantu bahanze amaso umuyobozi, umwigisha, umubwiriza cyangwa se umuvugizi w'itsinda runaka. Niyo mpamvu akanya k'ituze karangwa n'icyubahiro kandi kakagira umumaro mu gusigasira umuco wacu wo kwitonda no kumva neza mbere yo gusubiza. Kuki akanya nk'aka kabaho rero mu masoko, muri gare n'ahandi? Isoko ni hamwe mu hantu hakomeye ho kubona ushobora kugenzuriramo aka kanya twaje kwita silence sociale. Nubwo haba urusaku rwose, iyi navuga yuko ari nka laboratwari nziza kandi ikomeye ushobora kugenzuriramo aka kanya twavuze. Hari igihe ubona abacuruzi, abaguzi n'abandi barimo ku mpamvu zitandukanye bacecekeye icyarimwe nk'abateze amatwi cyangwa abategereje ikintu. Aha niho usanga ubwonko butanga impamvu nyinshi zirimo kwita ku gikorwa gishya mu isoko, nk'umuntu winjiye ufite ibidasanzwe, igicuruzwa gishya cyangwa se amakuru mashya n'ibindi. Hari kandi gushidikanya cyangwa kwitegereza nk'iyo abantu barimo kureba uko ibintu bihagaze, ibiciro cyangwa uko abaguzi bari kugenda. Hari nanone gutekereza ku kintu kimaze kuba mu buryo butunguranye. Urusaku rushobora kugabanuka kubera igikorwa kidasanzwe cyangwa induru yabayeho mu minota mike ishize. Isoko rero ni laboratwari nyayo kandi nziza yerekana uburyo abantu bahuza umutuzo mu buryo bwihuse kandi butunguranye. Iyo ari mu nama, aka kanya gafatwa nk'umwanya wo kwibuka no kuzirikana, silence comme mémoire. Mu nama, umutuzo ni kimwe mu bice by'ingenzi bigize ikiganiro gifite ireme. Iyo umuyobozi cyangwa umwigisha avuze ibitekerezo bikomeye, abantu bagaceceka, si uko ntacyo baba bafite cyo kuvuga, ahubwo ni uburyo bwo gutekereza no kuzirikana ku byo amaze kuvuga. Ni nko gufata akanya ko kubika mu mutwe ibitekerezo bikomeye kugira ngo bijye ku murongo. Aka kanya gakoreshwa mu gukora analyse y'ibyavuzwe, gutegura umwanzuro, guhuza ibitekerezo bisanzuye. Ni kimwe n'uko muri porogaramu ya mudasobwa habaho buffering cyangwa loading. Abantu nabo bakenera gukora mental buffering kugira ngo bigende neza. Mu rusengero, mu matorero, muri za mosque, umutuzo si ikimenyetso cy'uko nta urangaye. Ni umwanya w'umwuka wo kwegera Imana, wo gutekereza ku buzima bwacu no kwegeranya ibitekerezo byacu, silence spirituelle. Ni nko gufungura umutima ugaha umwanya ibintu byose byumvikana mu mwuka. Niyo mpamvu mu nsengero umutuzo ugereranywa n'igihe cyo gukira imbere mu mutima, kumva neza no gusaba Imana kubana natwe. Impamvu aka kanya kanyura mu bantu bose icyarimwe, ubwo twinjiye mu buzima bw'imitekerereze, hari igice neurology kivuga ku mpamvu abantu bahita bacecekera icyarimwe. Ubwonko bukora mu buryo bwitwa mirror neurons, udutsi cyangwa se uturandaryi twigana imyitwarire y'abandi. Iyo umuntu umwe ashyizemo akanya ko gutuza, ubwonko bw'abandi bumwigana mu buryo butateguwe. Sinzi niba byarakubayeho wowe, ariko bibaho cyane aho uba urimo kugendana n'umuntu yakenera kujya kwihagarika, ukumva urabikeneye nawe, yanywa amazi nawe ukumva ufite inyota,
ibyo rero ni ibijyanye na mirror reaction. Iyi mirror reaction rero ituma abantu barushaho kumvikana, bakumva ibintu kimwe kandi bagashaka gukora ku buryo batarengera abandi mu gihe cy'ituze, bikabatera gucecekera rimwe. Ntibigutungure buriya nubwo abantu baba bari mu isoko mu matsinda atandukanye, ariko iyo silence sociale ishobora guturuka ku muntu umwe cyangwa babiri, hanyuma abo begeranye bikaba ibyo bakagenda babyanduzanya, isoko ryose ukumva riracecetse. Niyo mpamvu abantu bahita bagira umutuzo icyarimwe, kabone nubwo baba bari mu matsinda atandukanye. Kuki aka kanya gatera ubwoba? Silence gênant. Hari igihe aka kanya k'ituze kaza kubera ibibazo bitandukanye umuntu aba yiriwemo cyangwa se yarayemo, bityo mwaganira ukabona asa n'udahari, niyo twita silence gênant. Hari n'igihe abantu baba bataziranye, urugero nko kwa muganga, igihe abarwayi bahahuriye bose ntawe uzi undi, muri banki n'ahandi hose, buri wese akihugiraho. Guceceka kubonekamo rero nitwo twise silence gênant. Icy'aka kanya silence sociale kahishura ku bantu cyangwa se umumaro gafite ku bantu, nicyo tugiye kureba. Aka kanya ni nk'idirishya riduha ishusho y'uko abantu bari bahuze ku mutima, kerekana ko abantu batekereza, uko bumva ibivugwa, uko bahuza imibanire, uko bafite ihungabana cyangwa ituze, uko biyumva mu mwanya barimo, n'igihe cyerekana intebe ya muntu, intelligence émotionnelle, empathie. Ni igihe cyerekana intebe ya muntu, intelligence émotionnelle, empathie, ndetse n'umurongo w'imibereho. Umutuzo mu mibanire y'abakundana no mu rukundo. Umutuzo ufite umumaro utandukanye. Abakundana bashobora guceceka, bakarebana mu maso, bakumva ko ibyo bumva biruta amagambo. Ariko mu gihe hari ikibazo, umutuzo ntuhagije, uba ikimenyetso cy'uko hari igikorwa kigiye gukorwa. Nugirana ikibazo n'umuntu ukabona arakwihoreye, aratuje, jya ubiha umwanya, ubyegereza umutima, kuko aba ari gutegura cyangwa se gutekereza kuri episode iri bukurikireho. Ibi byose bitwereka ko kenshi umutuzo utavuga ko ibibazo bihari, ahubwo ko ibitekerezo biri gusimburana ku muvuduko wo hejuru. Aka kanya nubwo akenshi kaba tutabizi, gatanga umusaruro mu buryo bwinshi, burimo kongera imbaraga z'ubwonko, gukomeza ubushobozi bwo kumva no gutekereza, kongera ubwenge mu myanzuro, gutanga icyubahiro, kubaha no kwiyubahisha, guhuza abantu, kuzamura imibanire n'ubugwaneza. Niba uzongera guhura n'aka kabazo, ukahura n'akanya nk'aka ngaka k'ituze ritunguranye, uri mu isoko, mu nama, cyangwa se n'ahandi hari abantu benshi mu buzima bwawe, ubwo uzahura nako rero ntuzabyibazeho byinshi, nuko biba bimeze. Ni ibintu bisanzwe kandi bibaho ku isi hose. Mu buzima bwa muntu amagambo ni ingenzi, ariko umutuzo nawo ni ubundi bwoko bw'amagambo atavugwa ariko avuga byinshi kurushaho. Murakoze gutega amatwi iyi documentaire. Turacyabazanira ibindi byigisho, ibitekerezo n'ubumenyi bigaragara ku buzima bwa muntu. Ngaho rero mukomeze kudushyigikira mukanda ku kazogera mubona kuri screen zanyu, muduhe like na comment, kandi mutange ibitekerezo rwose ntimubyibagirwe. Naho ubutaha, turabakunda cyane. Ciao ciao.